nongeye kubasuhuza, mugira amahoro y'Imana. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze bigwire kandi biganze muri mwe. Ndabakunda mbibabwira, ariko Imana yo ibakunda cyane kundusha. Mugubwe neza rero, mukomere kandi muhumure, nitutagwa isari tuzasarura. Ari umwanditsi njya nkunda yaravuze ngo nubwo tugenda turira tubiba, ngo ariko umunsi umwe tuzasarura duseka. Nta gahora gahanze rero, byo bibazo ubona ntabwo ariko bizahora, ari umunsi umwe bizatungana. Nshuti rero bakunzi bene data, tugarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Hanyuma mbashimira abakoze subscribe mwese, Imana ibaha umugisha. Hanyuma namwe mutarayikora rwose nta rubanza kuri mwe, ubwo nuko igihe kitari cyagera. Nikigera muzabikora nimwumva ari ngombwa, kandi niba atari na ngombwa byo nabyo nta kibazo. Icyangombwa nuko Kristo yamamara muri twe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndeka mbibutse ko umuntu wese uriho uri mu isi uhumeka umwuka w'abazima, Imana ivugana nawe. Abe mugufi, abe muremure, abe inzobe cyangwa igikara, uwo ari we wese, uwo yaba ari we wese, Imana ivugana nawe. Ahubwo ikibazo ni ukutamenya uburyo ko Imana yacu ivugamo, ariko buri muntu wese Imana iganira nawe. Umuntu wese uriho uri mu isi, Imana ivugana nawe. So rero menya ko Imana ivugana nawe, ahubwo ujye uba maso Imana itazajya ivugana nawe ntubimenye ko yakuvugishije. Yobu yarabivuze muri Yobu 33:14-15, yagaragaje uburyo ko Imana ivugana na buri muntu wese. Imana ivugana n'abato n'abakuru, n'abakijijwe n'abadakijijwe, abasenga n'abadasenga, bose Imana ivugana nabo. Ahubwo kudasobanukirwa uburyo Imana ivugamo, icyo nicyo kibazo. Ariko buri muntu wese uriho Imana iramuvugisha. So buri muntu wese uriho Imana iramuvugisha. Hanyuma munyemerere turi muri aka kanya twinjire mu gihe cyacu cyo gusobanura inzozi. Hari bene data rero bagiye barota inzozi zitandukanye bakabura ubusobanuro bwazo. Uyu mwanya nibo tugiye gufasha kugira ngo barusheho gusobanukirwa inzozi zabo. Nawe ushobora kuba wararose inzozi zimeze nkazo, ukaba waraziburiye ubusobanuro. Nawe n'igihe cyawe cyo kugira ngo ukurikirane izi nzozi. Nabatwandikiye nawe niba ari zo warose, ubwo uzatubwira tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Hanyuma hari uwitwa Imana ni nziza Shimwamana. Niko yanditseho, niba ari ryo zina rye simbizi. Yanditse ngo Imana ni nziza Shimwamana. Yaranditse aravuga ngo Yesu nashimwe bakozi b'Imana, nashakaga musobanure inzozi. Kenshi nama nazirose, ndota mbona ndi ku ishuri, kuko jewe nagarukiye mu mwaka w'8, ariko nkaguma mbona nasubiyeyo sindahave. Ngabona abo twatangiranye batera buguruzwa, ngewe binzazanira ngewe bikananira. Hari batera bunguruzwa, ngewe bikananira. Nashaka munsobanure izo nzozi, murakoze. Iteka ahora arota yasubiye ku ishuri, kandi yagarukiye mu mwaka wa 8, ariko agahora iteka abona yasubiyeyo, kandi akabona iteka yahoze yasubiye muri wa mwaka wa 8. Noneho akabona abo batangiranye rimwe bunguruzwa. Ntekereza ko abo batangiranye rimwe wenda bo batera imbere cyangwa se bimurwa bava muri iryo shuri, ariko we bikamunanira, we agakomeza akaguma hahandi. Ibyo bintu rero biragusaba gusenga cyane. Icyambere biba bivuze yuko hari umwuka w'iwanyu ukugendaho udashaka ko uva utera imbere. Uvuga ngo umwuka w'iterambere urakwiye, kugira ngo uve ahantu hamwe ugere ahandi biragoye. Kugira ngo uve ku kintu kimwe ugere ku kindi biragoye. Bisobanura ko hari umwuka w'uruzingo ukuriho, iteka uhora ugusubiza mu bintu bimwe, udashaka utera imbere, udashaka gukomera, udashaka ko uva ahantu hamwe ugera ahandi. Hari umwuka w'uruzingo ukugendaho, hari umwuka w'uruzingo ukuboshye,
ukwiye gusenga kugira ngo Imana ikuvane aho hantu. Ikindi cya kabiri, bivuze ko hari ikigeragezo kimwe iteka gihora kisubira, uvuga ngo hari ikigeragezo uhora nacyo iteka buri gihe gihora gisa naho gihora kirepeta mu buzima bwawe. Hari ikigeragezo uhura nacyo ariko icyo kigeragezo kigasa naho gihora kirepeta kisubira mu buzima bwawe. So rero ukwiye gusenga ukinjira mu bihe byawe bya deliverance, tukagufasha kugira ngo winjire mu bihe byawe byo kubohoka. So undi mukunzi wacu yitwa Ingabire Delphine yaranditse ngo, aravuga ngo narose ndi mu kizamini cyananiye, nagerageje no gukopera biranga, nabonaga ari umubumbe w'isi, hariho uduce twinshi bakubaza, nimba ari amazina babazaga byanyobeye, kuko hari uwankopeje ariko kubyibuka uko byanditse birananira, byari mu Cyongereza. So uyu Ingabire Delphine birasobanura ngo uhora mu buzima bwo gutsindwa. Satani yagushyize mu buzima bwo gutsindwa, ibyo ugerageje byose birangira binaniranye, ibyo abandi bari kuboneramo amahirwe we birangira uyaburiyemo. Nibwo buzima urimo, nibwo buzima ubayemo. Uvuge ngo kugera kure kwawe biragoye kubera ko Satani yakuzirikiye ahantu. Uvuga ngo yaziritse intekerezo zawe, yaziritse ubwonko bwawe, cyane cyane azirika ibitekerezo zawe, azirika ubwenge bwawe. So kuva ahantu hamwe kugera ahandi ni ikibazo. Uvuga ngo Satani yakuzirikiye mu bintu bimwe, yakuboheye mu bintu bimwe, yakuboheye mu bintu bidahinduka. So rero hari imbaraga zikugendaho, ukwiye kwigobotora mu izina rya Yesu. Imana ikakubohora, Imana ikagukiza uwo muvumo, Imana ikagukiza uwo mwako. Imbaraga zakugendagaho, umwako wakugendagaho, uwo ukwiye kuwigobotora ukawuvamo. Kubona rero harimo n'ugukopeza ariko ukabona ni wapi, uvuga ngo n'uwaza akagutera inkunga, n'uwaza akagusapotinga, n'ubundi byarangira. Tuvuge niba ari ubucuruzi uhombye, byarangira. N'uwaguha igishoro ntacyo kimajije, byarangira. Ni ukuvuga ngo imbaraga zikugose, imbaraga zikuboshye ni nyinshi. So ukwiye gusenga kugira ngo Imana igukura ahantu hamwe, Imana ikukure muri uwo mwuka, Imana ikwinjize muri destin yawe, Imana ikomeze ibane nawe. Nzi niba, reka tugarukire hano, nzajya mvuga inzozi z'abantu babiri, hanyuma tuzagaruke ubutaha tuvuga inzozi z'abandi bantu. Mugubwe neza, Imana ibahe umugisha, neza y'Imana ibabeho, icyubahiro cy'Imana kibaganze. Ndabakunda cyane, mukomeze mwite ku biganiro byacu bikurikira. Niba nawe hari inzozi warose, uzazitwandikire, tuzagufasha gusobanukirwa iby'izo nzozi. Mugubwe neza, shalom.